Twongeye kuba ikaze kuri televiziyo ikubitira ikinyoma ahakubuye Abaryankuna TV. Ni televiziyo rugaganya Rwanda ruharanira igihango cy'igihugu mu ntumbero yo kwihutisha impinduramatwara gacanzigo. Uyu munsi turanyarukira mu mabohero ya Kagame ahakomeza gukorerwa ubujura bukorerwa abafungwa. Insanganyamatsiko iragira iti ubujura FPR ikorera imfungwa burakabije. Amafaranga yohererezwa abafungiye muri gereza zo mu Rwanda arigitira hehe. Muri iki kiganiro muri kumwe nanjye Nikuzwe Rebecca mfatanyije na mugenzi wanjye Rutare Joseph. Rebecca, mu bihe binyuranye hagiye havugwa uburyo zimwe na zimwe mu mfungwa zifungiye mu Rwanda zifunzwe mu buryo butabereye ikiremwa muntu. Ni kenshi mu magereza yo mu Rwanda hagiye havugwa ikibazo cya zimwe mu mfungwa zidahabwa ibyo zemerewe n'amategeko. Ni kenshi zimwe mu mfungwa zagiye zitaka kudahabwa imiti nyamara zarayandikiwe na muganga cyangwa zikangirwa kwivuza zikarinda iyo zipfira muri gereza. Ni kenshi hagiye havugwa itotezwa, iterabwoba n'ibabazamutima ku mfungwa zitwa iza politiki. Ibyo byose bikavugwa n'abagororwa bamwe na bamwe mu gihe barimo kuburana mu nkiko. Ubundi bikagarukwaho n'abo mu miryango yabo bagezwaho aya makuru n'ababo bafunzwe mu buryo butaboneye. Ariko buri gihe ubuvugizi bw'ikigo gishinzwe imfungwa n'abagororwa kikabihakana, ndetse rimwe na rimwe umuvugizi w'iki kigo kivuzwa haruguru SSP Uwera Gakwaya Peri akihunza iki kibazo kandi gihangayikishije benshi. Ariko se Rebecca, warabikurikiranye ibivugwa n'uyu muzindaro uvugira amagereza nibyo cyangwa ni ikinyoma cyambaye ubusa? Bwana Rutare, wikwivuna kuko nabikurikiranye neza kandi ndizera ko umfasha iki kinyoma tukagikubitira ahakubuye. Mu rwego rwo kutarebera akarengane, ijisho ry'Abaryankuna ryanyarukiye kuri gereza ya Muhanga maze riganira n'abamaze gusura imfungwa. Batangaza akarengane gakorerwa ababo bafungiye mu magereza atandukanye. Gusa Bwana Rutare, mbere yo kubyinjiramo cyane, reka tubanze twibukiranye ko mu magereza yo mu Rwanda hafungiye abafungwa benshi cyane ku bucucike bukabije. Nubwo urwego rushinzwe abafungwa rwa Kagame RSS rudashaka kugira icyo rutangaza kuri iyi ngingo n'izindi nyinshi zigaragaza ibibazo abafungwa bahura nabyo mu mabohero, ariko kandi ntiruhakana raporo ya komisiyo y'abasenateri ba Kagame yemeje ko ubucucike mu magereza bwamaze kugera ku kigero cy'124%. Nyamara amagereza amwe n'amwe harimo n'iya Muhanga ubucucike bwamaze kurenga 300%. Ni ukuvuga ko ahantu hagenewe kuba abafungwa 10 hikusanyiriza 30, kandi 8 muri bo bakaba bafungiye ubusa kuko baba batarahamwa n'ibyaha. Amakuru ari ku rubuga rwa RSS yemeza ko ubucucike muri gereza ya Muhanga ari 227%. Nyamara raporo y'abasenateri ba Kagame yagaragaje ko bwamaze kurenga 300%. Aha rero niho wibariza uku kunyuranya aho guturuka, ugasanga nta handi uretse kwa gutekinika kwa FPR. Mu gutemberera imuhanga, ijisho ry'Abaryankuna ryari rigamije kureba niba ikibazo gikomeje kuzamurwa n'imfungwa n'abagororwa gifite ishingiro. Ni ikibazo cyamaze kuba rusange mu magereza yose yo mu Rwanda, aho abagemurirwa cyangwa bakohererezwa amafaranga yo kubabeshaho muri gereza batamenya irengero ry'ibyo bahawe n'imiryango yabo cyangwa inshuti n'abavandimwe. Bamwe mu bafunzwe bohererezwa amafaranga n'ibindi bikoresho, ariko ntibamenye aho birigitira, na gereza ubwayo nta bisobanuro ifite.
ijisho ry'Abaryankuna ryaganiriye n'umubyeyi bigaragara ko akuze rwose witwa Kankundiye Anizia ufite abana babiri bafungiye muri gereza ya Muhanga, maze ubwe yivugira agahinda aterwa no kubona ibyo agenera abana be bitabageraho cyangwa bikabageraho igice ntamenye aho ibindi birigitira. Ahangayikishijwe bikomeye nuko inzego zose yagerageje kwiyambaza zagiye zimurerega kandi aba yiriye akimara ngo byibuze abana be babone agasabune n'agasukari, ariko ntabwo amafaranga yategetswe gushyira kuri compte ya gereza ngo abana be bajye baka ibyo bakeneye muri kantine babibone, ariko ntababona. Kankundiye yibaza niba abayobora izi gereza bazirikana ko iminsi ibyara idahatse, ko nabo bashobora kwibona bafunzwe maze ibyo bakagombye guhabwa bikaribwa n'abandi kandi batabibashimira. Asanga iyo abayobozi bari mu myanya ifata ibyemezo baba batekereza ko igihe kizagera nabo bagaca muri aya magereza bajya bafata abahafungiye nk'abantu bafite uburenganzira bwo kubaho nk'abandi banyarwanda. Kankundiye ababazwa nanone ko abahungu be bakorerwa itotezwa ribabaza umubiri ndetse ntibemererwe gusurwa n'imiryango yabo, ariko ikimuhangayikishije cyane nuko amafaranga bohererezwa n'inshuti n'abavandimwe atabageraho. Aha rero niho duhera twibaza ngo ese aya mafaranga ajya hehe? Mu gushaka gusubiza iki kibazo twegereye umwe mu bacungagereza adusobanura neza aho mwene aya mafaranga ajya. Yemeje neza ko aya mafaranga ajya kuri beka akaruhukira kuri compte za FPR. Avuga ko nk'abacungagereza batajya bayakoraho. Kankundiye yavuze ko abana be batigeze na rimwe bahabwa uburenganzira bwo kwiregura ku byaha bashinjwa, bo bemeza ko bahimbiwe kugambirira kugirira nabi umukuru w'igihugu nyamara batanamuzi. Yemeza kandi ko abana be bafunganywe n'abandi bantu benshi bahuje ikibazo cyo guhohoterwa no kudahabwa ibyo bagenewe, birimo amafaranga bohererezwa n'imiryango yabo cyangwa inshuti n'abavandimwe. Uyu mubyeyi usaziye mu nzira zigana gereza ya Muhanga avuga ko yatangaye igihe yahoraga abwirwa ko urubanza rwo kuburana ifunga n'ifungurwa rwimuwe. None uyu munsi abana be bamaze amezi 15 barakatiwe iminsi 30 yo gufungwa by'agateganyo. Ubujurire bwabo bwabaye imfabusa kugeza na n'ubu. Kankundiye akomeza yibaza niba y'amategeko bavuga ko yanditswe neza akurikizwa cyangwa niba adakurikizwa. Ese ubushinjacyaha bukurikiza amategeko cyangwa ntibuyakurikiza? Akabona neza ko imikorere n'imikoranire hagati y'ubucamanza n'ubushinjacyaha ihutaza abaturage, nyamara yakagombye kubarenganura. Bwana Rutare, abana ba Kankundiye bafashwe mu kwezi kwa 10 2021, ariko kugeza uyu munsi ntibarasobanukirwa icyo bafungiye, ndetse n'umubyeyi wabo abyita akarengane. Akibaza uburyo gereza yihutira kubika abantu kandi babizi neza ko batarahamwa n'icyaha. Ese bategereje ko nihashira imyaka 5 bazabagira bere? Sobanukirwa n'Abaryankuna n'ibyo baharanira. Kubaka igihugu ni iki? Kuko ni ikibazo gikomeye kuba wakubaka inzu nziza cyane ukavuga ngo ubonye amahirwe yo kubaka inzu nziza cyane muri Kigali, ushaka ko abantu bagutangarira umwana wawe ntazayibemo. Ibyo bintu bundi ni ubugoryi. Kumara umwanya munini ukanahugira mu ibyo bintu ukubaka inzu ariko utari kubaka igihugu, nibyo bizatuma ushobora kuyubaka umwana wawe ntayibemo. Kandi ibi bintu mvuga ntabwo ndi umuntu w'umusaza, ariko ibi bintu ni ibintu abanyarwanda bumva neza barabizi. Ni ingaruka zo kutumva igihugu no kutita ku gihugu. Mu yandi magambo ubwo nge nkaba mvuga ngo kubaka igihugu birenze kucyuzuza amazu maremare, birenze ibyo bintu bigaragara, ahubwo ni ukubaka za ndangagaciro mu bantu, ni ukubaka abantu. Kuko naje gusanga niba hari ikintu cyoroshye, nongere nanabisubiriremo aha, niba hari ikintu cyoroshye mu kubaka igihugu ni ukubaka inzu, kugishyiramo amazu.
ikintu gikomeye ni ukubaka ikintu nita filozofi cyangwa imyumvire, kuko iyi myumvire imaze gutungana iterambere ririhuta. Ibi ngibi ugiye mu iterambere ry'abanyaburayi babikubwira. Ikintu kigoye ni ikintu cyitwa kubaka mu mitwe y'abantu, ntabwo ari ukubaka ku butaka bw'igihugu. Kubaka imitwe y'abantu nicyo kintu kigomba gutwara umwanya munini, kigatwara amafaranga menshi. Rwanda rwiza, Rwanda rw'abanyarwanda, Rwanda rwatubyaye, Rwanda rw'amahoro. Abaryankuna bemera ko abanyarwanda bo mu moko yose, cyane cyane abiswe abahutu n'abiswe abatutsi, bahemukiranye ku buryo bukomeye. Abaryankuna bizera ko gukubita icyuhagiro abagize uruhare mu mahano yagiye asimburana ku Rwanda n'abanyarwanda ari kimwe mu bisubizo by'impinduramatwara gacanzigo igamije guhagarika intambara umunyarwanda Rwanda n'undi, hakunamurwa icumu, tukubaka u Rwanda rwa bose kandi rw'iteka ryose. Turakurarikira kwifatanya natwe mu mpinduramatwara gacanzigo. Ubu butumwa mu bugejejweho n'urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RANP Abaryankuna. Mu busesenguzi ijisho ry'Abaryankuna ryakoze nyuma yo kuganira n'abandi bacungagereza, ryasanze harabayeho kwitwaza COVID-19 maze kugemura biracika. Abafite ababa bafunzwe bakohereza amafaranga kugira ngo abafunzwe babashe kubona agasukari n'agasabune cyangwa imbuto. Ariko leta ya FPR yashinze amanegu nk'amanyo y'inkoko, ikayafata ikuzuza amakonte yayo, banyagupfa bagakomeza kugoka. Biteye agahinda no kwiheba niba abaturage birya bakimara, bakigomwa amafaranga yakabagiriye akandi kamaro, bakayoherereza ababa bafunze, bikarangira atanabagezeho. Rebeka, leta ya Kagame yari yakoze byiza, ifata igisambo Kayumba Innocent cyegereye amafaranga y'umunyamahanga kirayarya. None ubu nacyo kikaba kirimo guhobagizwa mu nkiko za Kagame. Ese kuki hadafatwa n'abandi ngo baryozwe ubu bujura baba bakoreye bamwe mu baciriritse batagira kivurira? Mu kwanzura iyi nkuru rero, twasaba ko iki kigo gishinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda kureka gukomeza gukorera mu kwahwa kwa FPR, kureka gupyinagaza abaturage no kubarebera mu ndorerwamo y'abanyabyaha, nyamara abenshi bakiri abere. Turasaba ko FPR ikwiye kureka kwigwizaho amafaranga y'abafungwa, kuko ari umuvumo ikomeza kwikorera. Ni umuvumo kuko byabigayitse kumva ko wasuye uwawe ntumuhabwe, ahubwo ukerekwa ko uri igicibwa mu gihugu, n'ibyo umuryango we wamugeneye ntibimugereho. Byaba bimaze iki se niba gusura utabyemerewe n'amafaranga wigomwe akaribwa n'indashima? Byaba bimaze iki se kubyukira gukomeretsa mu nkovu abagenewe aya mafaranga? Turasaba dukomeje ko niba iki kigo gishinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda kidashoboye kurinda uburenganzira bw'abagororwa cyavaho, maze kikareka abanyarwanda bakisubira kuri gakondo, bagaca imanza nk'iz'imutakara kwa Mibambwe wa mbere Gisanura. Ese gufata umunsi umwe ubutegetsi bukaganiriza abakekwaho kugwa mu cyaha bigoyeho iki? Byaba se bigoranye kuba buri munyarwanda yabaho yisanzuye mu gihugu cye? Ariko uyu munsi buri muturage ntagisinzira, arararota ibyiza adahabwa amahirwe yo kugeraho. Twasoza dusaba abayobozi cyane cyane abo mu nzego za politiki guhagurukira iki kibazo, kuko niyo hafungwa bamwe cyangwa abandi, abasigaye bazatanga ubuhamya kandi buzaba ari ubw'ukuri. Uwumva yakwimakaza ikinyoma byaba ari bibi bitagira murumuna wabyo. Ababyeyi basengere Kankundiye wagowe. Aha rero niho dusoreje ikiganiro, dukomeza gukangurira abanyarwanda guharanira impinduramatwara gacanzigo, tugahirika ubutegetsi bw'igitugu bukomeza kuzengereza abanyarwanda.